Bya n'igihe mba numva mfite n'amatsiko yo kumenya ukuntu babikora. Nkamenya ubundi ni wanyuma nyine. None ugiye nko kumusoma ugiye nko kumusoma ukumva ubwanwa buriya bimeze bibi. Nawe nimba koko ibyo bintu bibaho kubivukana, haranira uburenganzira bwawe, uze none utubwire ngo ibi bintu koko nibyo muri ubu buryo. Twongeye kubasuhuza mwe mwese mukurikiye B&M TV. Uyu ni wa muhungu wanyu Mugisha Eric. Ikiganiro ni reality cover. Tukaba twongeye kugaruka hano n'amavuta mashyashya, tubifuriza umwaka mushya muhera 2022 kandi twizera yuko n'umwaka ushize 2021 mwawurangije amahoro. Uyu munsi rero tugarutse tufite ingingo cyangwa se topic ivuga iti ese ubutinganyi ni amahitamo cyangwa ni ibintu umuntu avuka yiyumvamo? Nkuko nabimaze kubibabwira, ikiganiro tugiye kuganiraho uyu munsi dufite topic igira iti ese ubutinganyi ni amahitamo y'umuntu cyangwa ni ibintu umuntu avuka yiyumvamo, akaba ari ibintu bishobora kuba ari ibintu karemano. Uyu ni Mugisha Eric muri kumwe mu kiganiro nkuko bisanzwe, ndi kumwe na Byiringiro Jean Yves. Urakoze cyane. Ngira ngo iyi topic ni topic ishobora kuba isa nk'igoranye mu kuntu, kuko harimo ibintu bikomeye. Yves, sinzi wenda wo kubitekereza, turabizi neza yuko ubutinganyi cyangwa se abantu baryama bahuje ibitsina, umugabo ku mugabo, umugore ku mugore, ibyo ni ibintu muri iyi minsi byeze. Usanga rwose abakobwa bakundana, ahantu bari mu rukundo rumeze neza cyane, ugasanga abahungu neza ni shushube. Noneho tukibaza ese ibyo bintu ni iki kibitera? Kuri wowe utekereza ko biterwa nuko ari amahitamo y'umuntu wenda kuko ashobora guhitamo kuba umutinganyi akaba yakunda umuhungu mugenzi we, cyangwa ashobora kuba ari nk'ibintu karemano umuntu avukana ku buryo ari ibintu yiyumvamo atari kuvuga ngo njye mpisemo kuba umutinganyi? Ubitekereza iki? Icyo kintu ndaza kukivugaho ko niba nta cyatwa yuko umuntu avuka, ibyo ndaza kubihakana. Kandi no kuba navuga ngo ni amahitamo, akenshi aba amahitamo kubera ko atari by'umuntu koko yahisemo, ahubwo ku bw'ubuzima runaka akisanga yabigiyemo. Ariko nta na rimwe ibyo bintu kuvuga ngo ni amahitamo, tuzi ko ntabwo biba ari isa, cyangwa ntabwo umuntu yavuka gutyo, kuko nta Imana yabaremye kuvuga ngo umugabo ajye ku mugabo, umugore ajye ku mugore, kuko niyo mpamvu yabaremye batandukanye. urabona ko ni ibintu bihabanye. Ni amahitamo n'ubuzima busanzwe umuntu agasanga yahisemo nabi ku bwa situwasiyo y'ubuzima arimo. Ubwo wenda sinzi nimba nakomeza aho ngaho kuza kuvuga ngo ni amahitamo akora bitewe n'ubuzima arimo. Kuko njye iyo ntekereje kuvuga ngo ubutinganyi, nza kuvuga ngo akenshi ni ibintu bigera nko muri bitatu by'ingenzi nshobora kuvuga ngo biheraho gituma umuntu yisanga mu butinganyi, cyangwa niyo byarengaho. Nkavuga ngo icyanjye nshobora no kuba nzi bibiri. Naza kuvuga ngo icya mbere ni ubukene. Icya mbere njye ndaza kucyita ubukene kubera ko ubukene tuzi ko bukoresha amakosa menshi, harimo nuko tuzi ko bari abantu ngo barahembwa cyane. Iyo babyemereye umuntu hari icyo aguha cyinshi kirenzeho, kubera ubwo ubukene n'ufashe gufata umwanzuro wo kuba wagira ikindi kizimukora ukisanga wabikoze. Icyo ni cyo cya mbere nza kuvuga. Ikindi harimo akenshi n'amakimbirane mu muryango ashobora kuza gutera icyo kintu, kubera ko akenshi nimba uri umuhungu, uri umusore, uri umwana w'umuhungu wakuze iwanyu, ubona mama wawe atoteza papa wawe nyine, amugira nabi cyane, ubona amukorera amakosa, ubona amuca inyuma, amucunga yasinze, akamukubita, ugakuraho yaturuma yo kwanga igitsina gore, cyangwa n'umukobwa akabona papa yarakubitaga nyina iteka amuziza ubusa, akaza kubona nyina yaragowe, agakora yaragowe, umwana akaza kugira toroma yaza kuvuga ngo yanze igitsina gabe aho kiva kikagera. Ati nanjye nazamushaka akangira kuriya, ukisanga yakuze yiyumvamo abakobwa kubera ayo makimbirane yo mu miryango. Ibi byose bishobora kuza kubiteramo. Ikindi mbona kibitera
ni ikoranabuhanga cyangwa uku kwihuta kwa aya mafilime za social media nyine kenshi kubera ko iyo turebye muri filime zisohoka ubu ngubu tubona abasitari usanzwe wemera bakina filime ukisanga yakinnye ari umutinganyi ukabona uko bigenda biduhora mu maso cyangwa kuri social media tuba tubibona video za YouTube ukaba wakumva koko ni ibintu biri normal bisanzwe ukisanga wisanze muri icyo kintu ariko mu byuri kuri koko ukisanga nayo wagumye kugenderamo bya bintu ngo ngo nanjye ngo nikomeze kubera iki ko wisanze cya kintu cyakwiinfluence wumvisha ko nta kibazo ubona umugabo ufite ubwanwa ugasanga gusoma mu gisho ufite ubwanwa ukumva nta kibazo kandi oya utanga ingero kubera ko yitange kuri oya ariko ujye uvuga ati ukabona nk'ikintu oya njyewe ntabwo byabaho ariko ubundi kiriya kintu ntabwo nakwemera ko umuntu aremetse kuri kuko urumva ko ni sinzi wenda se reka nkubaze ikibazo kimwe yive sibyo ubundi wowe ku giti cyawe utekereza ko ubutinganyi ushaka kuwusapotinga ubutinganyi ntabwo byaye nk'umwana w'umuhungu sibyo cyangwa w'umukobwa umuhungu wawe akakuperezanta akafite umusheri w'umujama bati ukajya kubona ukabona wenda tuvuge n'urugero umuhungu wawe wenda umwisende Yves agahita aza akakuzanira umusheri witwa Eric akakubwira ati papa Eric ndamukunda ngiye kuvuga bya ngo God forbid ntabwo ibyo bintu oya ntabwo ubundi iki kintu kirinda mbere nicyo cyaba cyiza oye nimba waje umwana wagatuma yaza kukubwira iryo jambo ryamaganira kure ikintu cya mbere nakora ngiye ku bwanjye sinshobora kuba nahagarara ku maguru yanjye mvuge ngo uwo mwana ndaje mushyigikira icyo kintu nagikomeza gutyo kuko icyo kintu nta na rimwe nakumva ko cyaba ari icyanyacyo gusa nyine n'ubundi yaje ntiwamwica ariko ibyo bintu birakanja kure ntabwo mbishyigikiye na gato ntabwo byaba nkubaje icyo kibazo rero sibyo ndagira ngo rwose twumvikane buriya hari ukuntu abantu yego hari ikintu bita iterambere kirimo kiraza ni byiza isi irimo gutera imbere mu buryo bwinshi bw'ikoranabuhanga mu buryo butandukanye cyane sibyo hakazamo social media influence social media yo rwose ni ku rundi rwego sibyo iri imbere cyane ariko noneho ituzanira ibyiza byinshi cyane gusa n'ibibi bizamo kandi turabizi neza ko byanze bikunze buri kintu cyose kigira effet negatif na effet positif sibyo bivuze ngo rero mu ngaruka mbi tugira mu iterambere riri kwihuta na social media harimo nuko abantu barimo gufata ibintu uko bitari sibyo rimwe na rimwe ziriya filimi uvuze warutanzeho ingero ku buryo umuntu ashaka gufata umukinnyi nka role model wiwe sibyo akajya kubona akabona yakinnye ari umutinganyi cyangwa se ari umulesbienne sibyo yarangiza nawe akavuga ati kubera ko uyu muntu ari role model wanjye kandi akaba amukunda yaramwimariyemo agahita yumva ko ibyo akora nawe yabikora gukora biriya bintu bitandukanye uriya muntu we hari igihe abikina kugira ngo nyine yishyuwe kugira ngo akine biriya bintu afite miliyoni ze z'amadolari kuri konti akenshi usanga atari nako bameze siko bimeze noneho wowe warangiza kubera ko wabonye yabikinnye ntago mubana ngo umenye niba ari umutinganyi koko cyangwa ari umulesbienne warangiza nawe ugahita wishyiramo mindset yo kuvuga ngo ugiye kumuba sibyo nanjye nabonye ntacyo icyo kintu niyo mpamvu ibi bintu tuba tugomba kubigendamo gake tukanabyitondera tukamenya yuko ibyo tubona mu mashusho tukitondera ibyo tubona tukabyitondera cyane sibyo ibyo tubona ku mateleviziyo tubyitondere cyane kubera ko birimo birahindura urubyiruko ejo bundi njye hari umuntu yambwiye ati rwose hari agace kamwe hano muri Kigali ugeramo ugakubitana n'abahungu bahagaze ku muhanda rwose ubona bameze nk'abakobwa ugatambuka agahita gukubita ku kibuno akavuga ngo shanga ufite ikibuno cyiza ari umuhungu mane
kenshi na Ariko boate reka na bakubwire, boate umuntu zikiriho uzankora ku kibuno ari umuhungu njye mbaye niseguye na boate rwose zikiriho akazaba. wajyaga kumva boate zikiriho bagisohoka wajyaga kumva umugabo araguterese wenda ati nagukunda ati nagukunze anyway nawe ukubwiye nanjye uzi hari nawe umuntu ugeze akagusigira ku- nanjye kuko hari umuntu umuntu ugeze atereta kuntereta kuri umukobwa Facebook ariko da arambwira ati se ukunda abahungu ndavuga nti nta nubwo njya mbirota nanabirose nabyuka nkatokesha arangije ahita ambwira ngo nyine ngo ngiye nikundira abajama wabona warihombeje yari agiye kuguha nawe miliyoni ko numva ngo babaha amafaranga babamo amafaranga menshi icyo nacyo ni ikindi kibazo ni ikibazo gikomeye no Abantu- gukira byihuse ubundi nicyo Guki- kiri kuza kubitera kubera gushaka ko gukira byihuse njye biriya usanga bintu byo umuntu kuvuga aguha ngo iby'ubuntu. ngo kuvuga ngo uburezi ngo ubutinganyi muri rusange yaba kuba umupede no kuba umulesbienne ngo ni ibintu umuntu avukana. Yes birashoboka ibyo bintu bijya bibaho Never. bizi ko bishoboka never ntabwo biba Reka nkubwire- ahubwo reka nkubwire ukuntu bishoboka ahubwo kubwo hari abantu bavuka bafite hormone z'abakobwa ari abahungu bitandukanye nta Nk'urugero- cy'abakobwa se nk'urugero- nta cy'abakobwa usanga Barahari. bashatse abagore barahari Reka bashatse nguhereze abagore urugero, reka ariko nguhereze rero urugero tanga rw'umuntu. Ndavuga nuza nka mutipe muvuge uwuhe ige ubwo ni wa wundi wa muhungu wacu wa wundi wavuze ngo akavuga ngo se ngo afashe bosikazi ya mu gitondo se wafashe bosikazi ya nijoro uramwibuka bamwita ige umuhungu wacu oya ni umuhungu wacu ni Eric ahubwo yitwa Eric oya yitwa ige uze kujya kuri YouTube usakiremo ige uri bumubone yaje vuze Eric wa wundi wacu wakamejeje Eric mungu ariko sasa uriya mutipe ige urabona ko we kuba umukobwa byanamubera byamubera yige kubera ko afite ukuntu avuga nk'abakobwa afite ukuntu itera akamakiyaje ukabona ni umukobwa afite ukuntu agenda nyine n'uburyo aganiramo uba ubona ari umukobwa pe ariko burya ntago navuga ngo ntago ariko yavutse ntago yigeze avuka kuri ubundi ntago rero rimwe na rimwe usanga abantu kuba umuntu yaba ari umulesbienne cyangwa se ari umutinganyi sibyo ari pede hari igihe haba ari hormone yavukanye sibyo ntago zira hormone zibaho kuvuka icyo abakobwa biratandukanye kuko n'abacyabakobwa tubabona bakinaga n'abakobwa ko ndabazi bashatse abagore bacyabakobwa bashatse abagore b'abahungu b'abakobwa bavuga ngo ni cyabahungu bashatse umugabo muri karitsiye nyine iyo mukiga mukiri bato bitewe n'uko umuntu yateye bitewe n'uko ari uwo mubiri nyine yiririye nyine ubugari bwa nido umugani wa babandi hari igihe wisangira yabyibushye kwa kutiterura ugasanga abantu bavuze ngo ni cyabakobwa nawe ugatangira kugira ipfunwe gukina n'abahungu kuko bakugira nabi bagutoteza gutyo ukajya wikinira amabwiriza na siyo n'ikibariko nyine barazi iyo mikino iracyabamo kabyara ukumva rero imibare iyo ngiyo yari ari myiza bashushanyije hasi bakabona n'umwanya wo kwigaragura ubu ntabwo bakibona ko nta bitaka bikiba ariko ibyo turi kuvugaho ni uko abo bantu nabo turabazi bagiye bashaka sibyo ingero tuba dufite zagiye zishaka none se kuki abo ngabo bashatse abandi bakajya ntibashaka ahubwo abo ngabo baprofitaga muri ubwo buryo bagendagamo bitewe n'ibyo bashakaga kugeraho bagashaka kutabigeraho vuba abandi ngo babibahe ukisanga babaye batinganya gutyo kubera ko harimo na bya bindi ahubwo haraza guhura n'ikintu cyo kudakunda gukora kudashaka kubona ibyo wavunikiye tugashaka kubona ibintu byinshi mu gihe gitoya kuko umuntu yabiguhereje wenda ni uko ntazi uriya mutipe ngo ni semihungu sibyo uvuze ku kintu kijyanye no kudashaka gukora no gushaka gukira vuba numva bitekerejeho semuhungu ntago nzi wenda mbere y'uko ava mu Rwanda sinzi imibereho kuko namumenye ari aba muri States cyane muri Canada se bya byose ariko ni ku mugabane wa Amerika cyo nuko ari umukobwa w'umuhungu cyangwa se umuhungu w'umukobwa kimwe mu bintu cyo nuko nyine yagitinga nk'umugore kandi ni umugabo yitwa na semuhungu akamwana yibuga baraza iyi si irikoreye abo umuntu yise umwana we ngo si irikoreye baruturumayo
ariko anyway, icyo nari bivugiye ni iki ngiki uriya mutipe ntabwo nzi nimba wenda yarigeze yenjoyinga ubuzima bwa gihungu wenda aba yatereta umukobwa cyangwa se iki noneho wenda nyuma akaza guhindurwa n'amafaranga icyo cyo nta kintu mbiziho hari nk'abamuzi bavuga wenda ko igihe baba nuko wenda umuntu atabimenya ko nimba ari uwa Kimisagara koko ugasanga hari abamuzi akiri umuhungu hari abamuzi akiri mu Rwanda wenda akiri umuhungu Kimisagara kimangwa ku bintu bijyanye n'ubupede udaserera na gitifu wawe akavuga ngo niwe uborora ariko akariho karavugwa kandi niyo mpamvu ikiganiro cyitwa reality cover ubwo dutangira kujya mu bintu byo gutinya kuvuga ngo ahantu nimba ikintu kiri ahantu reka tubivuge noneho bashake ikintu kibitera ariko hari abavuga ko bamuza akiri muto atarajya muri Amerika atarajya muri Amerika yaba yaramujama bisanzwe anasanzwe ni ataratangira kwinyonga kura kuko ataratangira kujya kubita ku kibuno bavuge namwe kubikora neza mbiskama ngo ndabona ari itoto niko nawe nyabwira Kasuku ngo ni ito areba indaye ngo ni itoto ngo ni mwetu gusa ayo n'undi mwana w'i Kigali wibagishije aha akataraza bakazakazana ariko erega n'undi mu fashion beruka ari umudrama ubu yabaye umukobwa officiel cyane bagere kurara ariko sinzi niba bazanagira biro official ni umudamu ariko hari n'undi wabivuze ejo bundi muri interview mu fashion rwose wabivuze hano mu Rwanda n'ubu narahinduka ntabwo wamura umuhanda ubone yitwara igikobwa yitwa Wesa ni umufashoni akorera Nyamirambo nawe yikundira abahungu uko yabivuze gusa nyine ni ibintu byahishwa gutyo ariko weje wundi muri televiziyo numvisha abivuga muri nyine yavuze gutyo yavuga ngo ngende umugeyi bari bamubwiye ko akundana na nuriya mukobwa we ni umugeyi ntago yavuze niba yagitinga nk'umugore cyangwa umugabo ako bari babihereye reka tuganire Yves sibyo abantu rwose abana abasore cyane cyane urubyiruko mu by'ukuri iyo turebye dusanga ahanini ibi bintu biri mu rubyiruko sibyo ntabwo biri mu bantu bakuze kandi na Bibiliya ivuga ko tuba tugomba kugira ikirenge mu cy'abatubanjirije sibyo wowe papa wawe yagize gutya tereta mama wawe amwirukankaho imyaka ibihumbi agera haramufatisha yemera kumubera umugore barakubyaye none bamaze kukubyara wowe uragiye urayobye uvuye mu cya kirenge cy'abakubanjije ntugiteye we ntushaka kugikandagiramo ufashe iyawe nzira uri kumva nyamuneka mureke dusengera igihugu cyacu turebe ibi bintu birakomeye si igihugu cyacu muri rusange asundi bari abantu hari ukuntu bashyizeho bazajya babyara ntabwo mbizi cyangwa ni muri cyacu turiko nta myaka ijana n'undi wakiyoroga lesbienne nigeze kubona batanga interview icyo gihe ngo bari bugarijwe badasohoka mu nzu kubera abantu bari baramenye ko ari aba lesbienne barabuze ukuntu bahaha sinzi rero umunyamakuru ugeze kubabaza ubundi se ko mubana mwese muhuje igitsina muzabyara muti bataba lesbienne barabyara ntabwo nanjye nzi ukuntu bazabigenza kubyara ariko rero wabona binashoboka kubera ko turatangira kubona rega iterambere ryaje bashobora no kuzabyara kubera ko bafashe intuza z'intanga zabo intangangore yabo bakazishyira muri laboratoire bakazihuza n'abagabo wenda bashatse kuzitanga ugasanga wenda bagize abana tugatangira kubona abana bakuriye muri laboratoire totaloma wa muntu atagiye gutwita ba papa ahubwo batagira kongera mu nda by'intuza ariko bishobora kuzabaho ariko kuvuga ngo yatwita ari umukobwa wamuteye indabyo urumva kubera ko nimba n'ubushakashatsi bwabo bakora kuko ari abantu bakomeye couple nyine girlfriend boyfriend bavuga ngo bari aba baby cyangwa se bari abajama bikundanira haba harimo boyfriend na girlfriend kandi boyfriend yagitinga as boyfriend sibyo na girlfriend hari abigeze kuvuga ngo barahinduranye ngo uyu munsi mba umugore ejo nkaba umugabo tuzabashake tubaganire twasira ko utari kubyumva waba challenging ugasanga mwajyanye n'ubu icyo nababwira ni icyo nshaka kumenya hari ukuntu njye nigiye mba numva mfite n'amatsiko yo kumenya ukuntu babikora
nkamenya ubundi ni wa nyuma nyine none se nta k'inyuma none se abo bantu inyuma oya abantu bazavuga ngo bagize bikoraga uri kunyihisha amasha oya burya kubikora no kubishyigikira umugani ushobora kuba baravuga ngo ashaka kubirwanya ubwo kuko wisanga ubikora ariko God forbid harya niko God forbid Imana biza ako karuka kudakunsetsa hano umuntu ukunda kuvuga ni covid ngo ndakureba ya Makendo niyo mpamvu ndi gukunda kuvuga ako kantu karansetsa rero ariko nyine Imana ijya ibindi ndana kugira ngo wenda bitazabaho kereka gutabonye ikizo cyo gushaka nge abenshi nkunda kuganira nabo inshuti ngira wenda ushobora kuba ari uko nta nshuti ndagira zashatse umuhungu yashatse undi musore sibyo wenda ngo turebe ko bya urwo rugo rwaba ari rwiza ariko mu nshuti zanjye zashatse umusore agashaka umugabo agashaka umugore mbona ni ingo nziza zishimye kandi iyo bahize icyinshi bageraho tuvuye ku kijyanye n'ibintu by'amasosiyasiyo numva ngo aba inkunga mu buryo buri financial hari ikintu bizora ntacyo mbizi icyo kuko ntacyo ndabona icyo kigo kibatera inkunga guserega burya abantu kenshi iyo ikintu cyatangiye umuntu atangira ikintu n'umuntu ufitemo inyungu runaka umuntu wambwiye ko yagiye ahantu ahura n'umutipe bari bamubwiye ibintu by'akazi ahari aragenda agezeyo asanga ni ukuba umupede birangiye kubera ko nawe yari yifitiye ubukene bw'amafaranga arabyemera amafaranga bamaze kuyamuha arirukanka aravura wenda uwo nguwo icyo ni ikigaragaza ko yari yikenereye ibiceri sibyo ko bamuhaye ngo nk'akamiliyoni urumva bamaze kukamuhereza ahita yirukanka sheri we bamuhiga aramubura uwo bari bamupangiye akajya amuhamagara umunsi umwe ngo baza guhurira ahantu namubwira ati cyane nifitiye inyota y'ibiceri nta kindi ibyo bintu rero turaza urumva nimba abantu byarafashe intera ku buryo abantu bafite amasosiyasiyo ku buryo baguhereza amafaranga miliyoni y'amafaranga kugira ngo ujye kwemera kuba umugore w'umugabo kandi azanagukwe nawe uri umugabo ese arahindukira akaza no kugukwa iwanyu miliyoni abaguhaye ntabwo umuryango nyarwanda ntabwo urabyemera ntabwo ibyo bintu biragera ku rwego rw'uko ushaka kujya gusaba umugabo mugenzi wawe ngo bamukwe iyo miliyoni uba umuhaye niba ibaye inkwano nyine abaguhaye ibiceri kugira ngo wemere kumubera umugore ni inkwano nese ntabwo ujya ubona abantu bajya kurangura ku kiro ku muhanda saa 12 za nimugoroba nawe se bwo abakuguze ku kiro cyangwa abakuguze ubuziraherezo ariko ubuziraherezo mukazajya munasangira ubuzima nyine ukamubera sheri mukajya mugenda nawe ntabwo mwatashye ubukwe ukicara ibumoso ugiye nko kumusoma ukumva ubwanwa buriya bimeze baba bafite ese ko ntaramusoma iki kibazo niyo mpamvu nkubwira ngo bibaye byiza tukazashaka abantu babona nabo wenda bagusobanuriye uburyo ari byo bagize usanga babitubwira tukabyumva nimba uzi ko babivuga tukabyumva ariko ku bwanjye ntabwo nkeka ko oya niba ngiye uzi ko wabivuga tukabyumva cyangwa se ushaka kudusobanura ku kintu kijyanye na niba ubutinganyi ari ibintu ushobora kwiremamo bitewe n'icyo ukeneye cyangwa se ari ibintu wavukanye uzadukontagitinga dukorane ikiganiro uzi ibidusobanurire ubisobanurire n'abantu kandi ntabwo tuzaguteza abantu bayakuguteza abantu byo wemeye kujya imbere ya kamera nani wajya cyangwa tukanaganira uri inyuma ya kamera we wabona wadukomveka bikagenda na proud y'ibyo bari byo ni nayo yayo kuko nubwo bwose turimo tubivuga ko byeze abo tuzi ni bake kuruta abo tutazi icyo kintu warukize nyine abo ngabo turi kuvuga reka tubona uri proud yabyo akabivuga hagire uza nyine babigaragaze baze tubashake tubakoresha ama interview batuganire babwire abanyarwanda batubwire n'akeza karimo reka ngenze kugaruka kuri aba bantu babwire gutya mbareba wenda tu abantu oya hari abantu bashobora kumva ko dushobora kuba turi kuvuga iki kintu ukumva wowe twakuvuze cyangwa kumva twakwinjiriye kubera ko twe nta bumenyi tubifiteho ahubwo nk'uko umuntu aza agahagarara hano imbere y'abantu nkaba proud yabyo nkavuga ngo
njyewe naganira n'uyu muntu n'umutinganyi aze abidefande nawe nimba koko ibyo bintu bibaho kubivukana haranira uburenganzira bwawe uze none utubwire ngo ibi bintu koko nibyo muri ubu buryo ari abantu bameze gutya ati uduhe nk'ingero ati nkanjye meze gutya ntabwo ari ubuzima bwanjye nari mfite ubushobozi bumeze gutya none kuri izo mpamvu mwatanze zose ntabwo arizo ahasigaye noneho ahubwo we turebe impamvu yo gutera nk'ibyo ngibyo nimba wumva wanashyigikirwa wikumva ko akenshi aba bantu bakunda kubivuganya numva bavuga ngo barwaranira uburenganzira bwabo sibyo ngo abantu nibareke kubataka babareke baharanira uburenganzira bwabo ariko natwe nk'abantu dushaka kujya turengekeyemo muntu bitewe n'ukuntu twagiye tugisanga tudashaka kuba twabinda natwe turwanira ubwo burenganzira ntabwo ari umwanya wo kujyana ibibazo ngubu ahubwo noneho wigaragaza ko turi kubeshya noneho ubwo burenganzira bwawe ubugaragaze ko ndavuze uko mbitekereza sibyo ntekereza ko njye ntabwo ngushyigikiye kuko simeze nkawe nawe ushobora kuba utanshyigikiye kuba gutya ameze ahubwo noneho byerekane utwereke n'icyo byafasha abantu utwereke ngo ibintu bifite akamaro aka n'aka n'aka nk'uko tuvuga ngo umugore n'umugabo bakubaka urugo bakari mu muryango w'ejo hazaza bakaguma gusigasira amateka y'u Rwanda n'u Rwanda rwacu rukazaguma kuba rwiza n'umuco tukavuga ngo niho turi kurwanira noneho twereke ngo uri kurwanira iki ngiki unakigaragaze utwereke n'aho cyapfukiranwe hanyuma ubona tunagufashije tukaganira nawe ukabivamo cyangwa se utanabivamo ngaho natwe dukomveka ese ko yawe memory akabagore ariko nabyo nta mafakiti nayo bizakumveka ku buryo wumva impamvu ye abikora kuko nawe wowe wanamuha oya okay nubwo date iyo mpamvu rero yima wari wanyakiriye ubwo ibindi arabibabwira gusa ngiye ku bwanjye nuko mbyumva mwana bimwe nyine mujye mukikubita gutya ngo nanjye ngo mwana ubundi reka tuzabirebe sibyo nacyo ndabitegereje rwose ahasigaye wari wambwiye nicyo nabivuga ibindi birankamanye rwose urakoze cyane Jean Yves Byiringiro nanjye reka nshyireho agakeregeshwa kanjye nsaba buri muntu wese uzakurikirana iki kiganiro iki ni ikiganiro dukora ku mpamvu zo kugira ngo tubashe kwaguka mu mutwe tuhana ibitekerezo ntabwo ari ikiganiro dukora kugira ngo tugire abantu runaka twibasira sibyo ndabeshya Yves ya tugikora kugira ngo tubashe kugirana inama mu bijyanye n'imitekerereze ntago tuba twibasiye abantu niyo mpamvu ngira ngo mbwire wowe w'umulesbienne cyangwa se w'umuge utagira ngo twabibasiye ahubwo no kugira ngo tubanze tumenye ese koko ibi bintu birakwiye ese nimba bikwiye wowe ngewe ntago mbidefanda wowe ubikorora bidefanda duhamagare dushyira nimero zacu ku kiganiro ariko tubaye twanazitanga mu kiganiro yanjye ni 07 82 98 70 14 07 82 98 70 14 nawe bavuga yabo 07 2 07 12 13 subiremo 07 8 2 0 7 1 2 1 3 urakoze cyane ubwo niba hari inyunganizi igitekerezo cyangwa se ikiganiro wumva twakorana nawe cyangwa ushaka no kunuka kubera ko nakuvuze nawe uzazonuke nta kibazo kamera hari inbox ukamutuka oya azaze hano nzanuka abanyarwanda batabyumva uzaza hano ugati kagire gutya bene wanyu hanyuma tubirebe oya niko bimeze nta kibazo rwose ikindi nibagirwa gukanda kuri subscribe kuri ako kabara k'umutuku uhita ukanda ku kantu k'akazogera gahari ukore like share ariko comment yo ni ingenzi cyane kugira ngo tumenye ese urwego rw'ibiganiro tubagezaho mu byakira gute ese bibafasha iki n'abakora dislike nta kibazo ikiganiro utagikunze wemerewe gukora dislike murakoze cyane muhorana amahoro y'Imana kandi B&M TV turabakunda cyane kandi tuzajya dukomeza kubagezaho ibiganiro uko bwije nuko bukeye.